wakoze guhitamo channel yacu. Ndagusuhuje. Niba ukunda gusoma ibitabo by'amateka, birumvikana ko wamenye byinshi ku isi dutuye. Byabayeho mu myaka yo hambere. Birumvikana nyine ko ayo mateka aricyo cyangwa mu isi yacu ifite kiranga. Nkuko nawe ugenda niranga muntu cyangwa ikarita y'akazi ukora. Waba uri umunyeshuri ukarangwa n'ikarita y'umunyeshuri. Isi yagize amateka menshi mu binyejana byabayeho bitandukanye. Habayemo indwara z'ibyorezo, intambara, inzara, imyuzure n'amakimbirane atandukanye hagati y'ibihugu bituye isi. Abantu benshi bakatikirira. Iyi si yacu yabayemo amateka y'ibitero karahabutaka. Imitwe y'ingabo bigakozanyaho bigatinda. Bakarwana inkundura ivumbi rigatumuka. Ubwo nyine ibiti, ibyatsi, amazi, amazu n'ibindi bikorwa remezo bigatakaza ubugingo bwabyo. Umuntu yaravutse asanga hakwiye kubaho umutekano we. Niko kugira ubwenge bwo gushaka uwamurinda. Iki nicyo cyatumye hari bimwe mu bintu byahindutse cyane ku isi nyuma y'ibikorwa bya gisirikare byagiye bikorwa mu ibanga rikomeye. Ibitero byagiye bihindura byinshi ku kudashoboka kw'ibintu. Byagaragaye byose bigendeye ku buhanga buhambaye bwa gisirikare bwakoreshejwe, bwuzuzanyaga n'ibikoresho bya gisirikare bitari ku rwego ruciriritse. Intsinzi igahindura uruhande nubwo bamwe bahasigaga ubuzima. Mu kiganiro cyacu uyu munsi, muri ibi bitero byinshi byabayeho turagaruka ku cyagabwe mu mujyi wa Kampala hagamijwe kubohoza imfungwa zari zashimuswe n'ibyihebe. Ni igitero cyitwa Operation Thunderbolt, bivuze igitero cy'inkuba. Imyaka 40 irashize ingabo za Israel zigabye icyo gitero kigifatwa nk'amateka mu bya gisirikare. Hano rwose muhaye ikaze ngo tuganire birambuye. Ngewe ubahaye iryo kaze, nitwa Munezero Emmanuel. Reka dukubite tubangura ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 27 Kamena 1976. I Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel, indege ya Air France yo mu bwoko bwa Airbus A380B4 akanongo gatambitse 203 yahagurutse muri uwo mujyi yerekeza i Athens mu Bugiriki, aho yagombaga gufata abandi bagenzi 58 ubundi gakomeza yerekeza i Paris ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu bagenzi 248 bari bayirimo, 94 bari abanya-Israel nkuko bigaragara mu nyandiko iri ku rubuga theguardian.com. Mu bagenzi binjiriye i Athens harimo ibyihebe 4, bibiri byo mu mutwe wiyitaga wa rubanda uharanira kubohora Palestine ariko arwaniraga hanze y'igihugu. Ibindi bibiri byarabadage Wilde de Bosse na Brigitte Kruman, biri mu mutwe w'iterabwoba witwaga German Revolutionary Cells nkuko bigaragara mu nkuru ya Hamilton Fiona yo ku 27 Gashyantare 2008. Iyi ndege wari uyoboye itsinda ry'abapilote yitwaga Captain Michel Bacos. Umupilote wari umaze imyaka 21 muri uwo mwuga wo gutwara indege. Aratubwira uko byagenze uwo munsi, cyane ko mateka ya kompanyi ya Air France ari bwa mbere yari ishimuswe n'ibyihebe. A terrorist had his gun. Ikihebe cyaraje kinshyira imbunda ku mutwe wanjye. Ubwo twubahiriza amategeko y'ibyo byihebe. We could only obey the orders of the terrorists. Urwo rwego rwaje kuzamo agatotsi ndetse n'ibintu bihindura isura. Ubwoba bwinshi butaha abagenzi ubwo ibyo byihebe bimwe byari muri iyo ndege byayobyaga aho kugana i Paris nkuko byari biteganyijwe, biganisha Benghazi muri Libya. Icyo gihe yari yoboye na Colonel Muammar Gaddafi. Uyu ni Patricia Martel, ni umugenzi wari uri muri iyo ndege icyo gihe. Anybody who tried to protest, uwagerageje kubarwanya bahitaga bamuhunda ibibuno by'imbunda, ubwo kicaro gatuza. Ntitwahumekaga, waravuga guti Mana mfasha. Dear God help me. Iyo ndege yamaze amasaha 7 ndetse iza no kongerwamo amavuta ko yari yamaze amasaha atari make mu kirere bitateganyijwe. Aho i Benghazi ibyo byihe byarekuye umunya-Israel wavukiye mu Bwongereza yitwa Patricia Martel. Byatekerezaga ko ashobora kugira ikibazo bitewe no gutwita. Muammar Gaddafi yabonye uburyo uwo mugore yari ameze, abisaba ko bimusigaho ngaho agashaka uko bamusubiza iwabo hari mu gihugu cy'Ubwongereza, kandi koko niko byagenze. Patricia yatwaye n'indege ya Libya Airlines agizwa muri London iwabo mu Bwongereza.
ese byamugendekeye bite icyo gihe? He took my pulse and he said, "What's happening?" yaramfashe ariko sinamenya ikiri kuko naravaga cyane, babwira ko ntwite ndetse ko napfira amaho kuko ntibyari guhagarara. Rero yarebye ibyihebe abisaba ko nakurwa muri iyo ndege. So then we better get her off the plane. Ibi byihebe byafashe icyemezo cyo kwambara abagenzi bose ibyangombwa by'inzira kugira ngo hatagira ugerageza gucika. Icyo gihe indege yajemo akavuyo gahambaye. Zane Hatouf umwe mu bagenzi bari bayirimo icyo gihe. Muri urwo rugendo yari ari kumwe na nyina umubyara. Umvuko yadusangije uko byari bimeze icyo gihe. We heard a voice with a German accent telling us the whole story. Batubwiraga mu Kidage, batubwira inkuru yose ko duhinduye icyerekezo. Nari mfite ubwoba ko ikihebe cy'umudagekazi witwa Dishkoshi aza guteza ibibazo kuko yasaga n'uwataye umutwe kandi afite ibiturika mu biganza bye byombi. Nkuko bigaragara ku rubuga britannica.com, saa 9:15 z'amanywa ku munsi wakurikiyeho, iyi ndege yahagurutse i Benghazi yerekeza Entebbe muri Uganda, aho basanze Idi Amin Dada wari perezida w'iki gihugu yabategezanyije ubwuzu bitewe n'ukuntu yari atewe ishema n'igikorwa bari bakoze. Mu nkuru ya BBC yo kuwa 4 Nyakanga 1976 ivuga ko iyo ndege igisesekara ku kibuga cy'indege, abayoboje bane biyunze n'abandi bane bari mu ngabo za perezida Idi Amin Dada bahita bakusanyiriza bafashwe bugwate bose mu nyubako yo ku kibuga cy'indege cya Entebbe itarakoreshwaga n'umunsi na rimwe. Batandukanya abayahudi bakogomokaga muri Israel nabo mu bindi bihugu babashyira mu byumba binyuranye. Ibi byihebe bikigera muri Uganda byahise bisaba ko bihabwa miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika kugira ngo birekure iyi ndege, ndetse byongeraho ko Israel igomba kurekura imfungwa 53 z'abanyapalestine zarimo ingabo 40 zari zifungiye muri Israel ndetse n'abandi 13 bari bafungiye mu bindi bihugu. Barahirira ko nibidakorwa bazatangira kwica abo bafashe bugwate ku ya mbere Nyakanga 1976. Abari bafashwe bugwate ubwo bwari bwose mu mitima yabo. Sarah Davidson ni umwe mu babyeyi bari bayirimo. We n'umuryango we icyo gihe bari bagiye muri Leta Zunze za Amerika. Ibaze nawe kuva muri Israel ujya muri Amerika ukisanga mu gihugu cy'Ubugande. Mu marangamutima menshi aragira ati, The worst of all was that my children are taken away from me. Icyari kibi kurusha ibindi n'abana banjye bari bajyanywe kure yanjye. Ntago wabyumva, ntiwabona uko bisobanura. Ntago byari ubwoba bw'urupfu, oya, ibyo nari narahuye nabyo mu buzima bwanjye. Rero sinatinyaga gupfa, ahubwo natinyaga ko ntacyo narinzi. Sinarinzi ikiza kuba mu minota ikurikira, icyo bagiye kugukorera cyangwa ku bana bawe by'umwihariko. Mu minsi 2 yakurikiyeho abafashwe bugwate 148 batari abanyayisiraheli bararekuwe bakomeza kwerekeza i Paris, naho 94 b'abanyayisiraheli n'abandi 12 bari mu itsinda ry'abakozi ba Air France bagumyaho ndetse babwirwa ko bazicwa bidatinze mu gihe ibyifuzo byabo bitakurikizwa. Nkuko ku rubuga NewYorkTimes.com bigaragara, ku wa mbere Nyakanga guverinoma ya Israel yahise itangaza ko yemeye kujyana n'ibyo byihe biganiro, gusa ntibyayibuza kwemeza ko tariki ya 4 Nyakanga bizicirana na 6 byari byigaruriye. Idi Amin yashyigiye iki cyemezo cyane kuko yashoboraga kugira urugendo rw'akazi i Port Louis muri Mauritius mu muhango wo guhererekanya ubuyobozi bw'umuryango umwe bwa Afurika na Sewa Sagur Ramgolam wari ugiye kumusimbura kuri uwo mwanya. Amin yifuzaga ko kwica izo mbohe byaba hibereye. Icyumweru mbere y'igitero Israel yagerageje uburyo bw'ibiganiro no kwarekurwa abafashwe bugwate. Hari n'andi makuru avuga ko guverinoma ya Israel yateguraga kurekura imfungwa z'abanyapalestine mu gihe bari gusanga inzira yo gukoresha ingufu za gisirikare itari gukunda. Turi kurebera hamwe amateka yaranze igitero cyiswe Operation Thunderbolt cyangwa igitero cy'inkuba. Nkuko NewYorkTimes.com bakomeza babivuga kandi, umusirikare mukuru wo mu ngabo za Israel Baruch Burka Balev wari uziranye na hafi na Idi Amin Dada yasabwe na guverinoma ye kumuvugisha muhenda kugira ngo abafashwe bugwate bafungurwe. Agerageza kumamagana inshuro nyinshi kuri telefone, ariko biranga bibi by'ubusa kuko byasaga no gucurangira abahetsi. Byageze naho guverinoma ya Israel yageraga muri Leta Zunze za Amerika isaba abayobozi bazo kuvugana na perezida wa Misiri w'icyo gihe. Aha Misiri yayobowe na Anwar Sadat zikamusaba ko yakwinginga Idi Amin Dada akarekura abafashwe bugwate. Nabyo ntibyagiye icyo bitanga.
impapuro zaragaragajwe kuri iki gitero zerekana ko guverinoma ya Misiri yagerageje kuganira na guverinoma ya Uganda ndetse n'umuyobozi wa Palestina w'icyo gihe yari Yasser Arafat waje no kohereza intumwa ye muri Uganda, ariko ibyo byihebe bimukura inzira ku murimo. Urwego rwa Isiraheli rushinzwe ubutasi uru rwitwa Mossad ruri mu zikora akazi ku isonga ku isi yose, kandi kuva mu myaka yo hambere ubwo ibiganiro byasaga n'ibinaniranye hakurikiyeho imyiteguro yo gukoresha ingufu za gisirikare ariko hanirindwa kumeneka amaraso. Mossad yatanze amakuru agaragaza neza aho bafashwe bugwate bari baherereye, umubare w'abayobeje indege ndetse n'amakuru yibanze ku ngabo za Uganda zari zifatanyije nabo. Ingabo za Isiraheli kandi zanifashije amakuru yatanzwe na Soler Bonheur, ikigo cy'ubwubatsi cyari cyarubatse inyubako yari ifungiyemo abafashwe hagamijwe gusobanukirwa neza imiterere y'ikibuga cy'indege cya Entebbe mbere yo kwagaba igitero. Uyu yari umwe mu ngabo z'icyo gihugu. But what was missing, and it was clear that without this information there would be no. Icyaburaga ni ukumenya amakuru. Icya mbere uko ikibuga cyari cyifashe, icya kabiri cyari ukumenya agace abafashwe barimo where the hostages were being kept prisoner. Minisitiri w'intebe wa Isiraheli icyo gihe yari Yitzhak Rabin, ni umwe mu ngabo zari zifite amateka ahambaye muri icyo gihugu. Aratubwira uburyo bakoresheje kugira ngo bamenye amakuru bashakaga mu rwego rwo kubohoza imbohe zari zafashwe n'ibyihebe ntawe biguyemo. In 2 hours we had the first slides of. Mu masaha abiri twari dufite ifoto yuzuye y'ikibuga cya Entebbe twahawe n'abakozi bacu, ndetse no mu masaha yakurikiyeho twahawe amashusho yafatiweyo mu birori bitandukanye. Different ceremonies. Burya koko uko bisimbwa abashaka sebuja, ingabo za Uganda ziyunze n'ibyihebe zakomeje kwigira akagarara kuri Isiraheli, maze bituma ingabo za Isiraheli zigera ku 100 zari ziyobowe na Lieutenant Colonel Yonathan Netanyahu uvukana na Minisitiri w'intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu, zisisekara ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Jomo Kenyatta. Iki kiri Nairobi muri Kenya, ziturutse mu birometero bisaga 4000 zitwawe n'indege ebyiri zo mu bwoko bwa Boeing zari zirimo n'ibikoresho, imiti n'ibindi. Tariki ya 3 Nyakanga ahagana mu saa 5 z'ijoro ingabo za Isiraheli zageze ku kibuga cy'indege cya Entebbe ziyoberanyije cyane ko imodoka y'umukara ya Mercedes Benz yaje igaragiye izindi muzo bari barimo yasaga neza n'iyatwaraga Idi Amin Dada, kimwe n'izindi za Land Rover zasaga neza n'izakundaga kumuherekeza. Abanya-Isiraheli bizeraga ko kuzigenderamo byagomaga gutuma baca ku barinzi bw'abasirikare ba Uganda ntaho basagariye ngo bahagarike. Niko babigenje, batwarwa mu modoka bisa neza nuko byagendaga kuri Idi Amin. Mu kwegera inyubako zo ku kibuga cy'indege ko abasirikare ba Isiraheli, abarinzi babiri bo mu ngabo za Uganda bagize amakenga nyuma yo kubona ko izo modoka zigaragiwe na Mercedes Benz y'umukara, kandi muri iyo minsi Idi Amin Dada akaba yaraguze Mercedes Benz y'umweru, bituma bazihagarika. Abo bakomando bahise barasaba barinzi bakoresheje imbunda nto zidasakuza, ariko ntibabica. Icyakora umwe mu bakomando ba Isiraheli wari muri Land Rover zari inyuma yaje kubica akoresheje imbunda, yatumye ibyihebe byikanga ko hari igitero kibagabweho, kandi kije cyegera inyubako yarimo abafashwe bugwate, cyane ko abakomando batari bari kure yabyo cyane. The Ugandan soldier falls. Abarinzi ba Uganda baguye hasi, tubanyuraho ariko batarapfa. Barahagurutse, ariko umukomando wari uri inyuma yacu muri Land Rover yadukurikiraga yatanze itegeko abasirikare bacu barashisha Kalashnikov itariho silencer, bica abo bagande. Twari tugeze muri metero 50. Mu kanya nk'aho guhumbya, abanya-Isiraheli bavuye mu modoka bafungura berekeza muri iyo nyubako. Abafashwe butwate bari mu cyumba kinini cy'inyubako yo ku kibuga cy'indege batangira kwiruka bahunga. Abakomando ba Isiraheli bahise bavugira mu ndangururamajwi babwira abo birukaga ko bagomba kuryama hasi, ko ari abasirikare ba Isiraheli. Indimi zakoreshejwe aha zari Icyongereza n'Ikiyahudi gusa. Ubwo habaga iki gikorwa, Sarah Davidson yumvise bitunguranye kumva urusaku rw'amasasu. Suddenly we hear a shot. Bitunguranye twumvise kurasa. Twe twaketse ko ari ingabo za Uganda zirashe, twubika inda hasi turatuza. Ibyihebe byataye imbunda zabyo bimeze nk'ibyaheze mu gihirahiro. Twe tuguma hasi. We dive to the ground and crawl toward the bathrooms. Ibi ntibyatinze kuko ingabo za Isiraheli zinjiye huti mu nyubako yari irimo abafashwe bugwate, maze umwe muri izo ngabo aza yegera Sarah Davidson ati humura, ahavuzwaga induru havuzwa impundu. Bashima Imana nk'uko Lan Hartuva bivuga.
The shooting subsides. Someone shouts, Israeli soldiers. Are we saved? Muri uko kurasa nagiye kubona mbona hinjiye umusirikare wa Isiraheli, nubura umutwe mfite icyizere. Sinamubonaga neza kuko hari hijimye, yari afite imbunda nini. Yaramfasha arambaza ati umeze neza, ati ngwino tukujyane mu rugo. Folks, are you all right? Come on, we came to take you home. Buri wese yari ari gusakuza, ukumva amajwi bati ibitangaza ibitangaza. Umusore w'imyaka 19 w'umufaransa wari impunzi muri Isiraheli yitwaga Jean-Jacques Maimoni yabaye nk'uhaguruka ahita yicwa ubwo umusirikare wa Isiraheli Muki Betzel ndetse na mugenzi we Borochokovich, umurusiya w'umuyahudi wishwe n'urufaya rw'amasasu mu gihe Pachokchen w'imyaka 52 nawe wari mu bari bagizwe ingwate yakomerekejwe n'isasu ry'abo bakomando. Umwe mu bari bafashwe, Lani Hartov, avuga ko Wilfried Busi ari we wenyine mu bashimuse indege wabashije kwinjira mu cyumba cyabagamo abafashwe bugwate, ariko nawe ahita yicwa. Muri uwo mwanya ubwo amasasu yarimo avuza ubuhuha, ingabo za Isiraheli zavugaga mu gihe burayo zibazaho ibindi byihebe biri, basanga byifungiranye mu cyumba kinini. Abakomando ba Isiraheli bajugunyamo grenade, nyuma binjiramo barase ibyihebe bitatu byari bisigaye. Igitero kirangira gityo. Abakomando ba Isiraheli bahise batwika indege z'intambara za Uganda zari ziparitse mu kibuga cy'indege cya Entebbe, binira ko zabakurikira. Nyuma y'igitero abanya-Isiraheli basubiye mu ndege zabo batangira kuzuriza bari bafashwe bugwate, ariko abasirikare ba Uganda bakomeza kwamisha amasasu, nabo bakabasubiza bakoresheje intwaro zabo zo mu bwoko bwa AK-47. Hakomerekamo nyinshi mu ngabo za Uganda. Igitero cyose nticyarushije iminota umupira w'amaguru utabayemo amakosa menshi, kuko cyamaze iminota 90 gusa. Kubohora abantu byatwaye iminota 30 gusa. Ibyihebe byose byarishwe, ndetse n'abasirikare ba Uganda bari hagati ya 33 na 45 baricwa. Hano twitwa kandi indege za gisirikare za Uganda zo mu bwoko bwa MiG-17 na MiG-21 zigera kuri 11. Abari bafashwe bugwate bagera ku 102 basubijwe muri Isiraheli banyuze Nairobi muri Kenya. Ni umunsi wabaye w'ibyishimo ndetse n'amateka kuri Isiraheli. Nubwo byari byishimo bidasanzwe ku bari batabawe bahuye n'imiryango yabo, umunyarwanda agize ati ntabyera ngo de. Uko Operation Entebbe mu mvugo ya gisirikare izwi nka Operation Thunderbolt, rimwe na rimwe ntiyitirwaga Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu, bikitwa Operation Jonathan kuko yahaguye. Uyu yarayoboye urugamba, ariko ubuzima bwe bwasibwe n'isasu ryaturutse ku mudahusha w'umugande, maze abakomando batanu ba Isiraheli barahakomerekera cyane. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Jonathan Netanyahu rwabaje cyane wari inshuti ye mu gisirikare Aboard. Umva uko yakiriye inkuru y'uko mugenzi we yavuye mu buzima. It was tragic moment for me. Only was my deputy for a long time. He was one of my closest friends at the time. We lived together. He lived with his girlfriend just a floor under. Byaragahinda gakomeye kuko yaramaze igihe kinini ari umwunganizi wanjye, yari inshuti magara yanjye. Ubwo yabanaga n'umukobwa bakundanaga, ubwo yabaga mu nzu yo hasi yacu. Isura yarangiritse cyane kandi yarasanzwe ari mwiza cyane, afite ubwanwa ariko akiri muto. Ubwo nyine nashyize ikiganza cyanjye mu maso ye, ndavuga nti urabeho inshuti yanjye. Just put my hand on his forehead and say goodbye. Dora Broch imyaka 75 ni umunya-Isiraheli wari ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza, waje gufatwa n'uburwayi kubera ibiryo yari yabekimara kugezwa muri Entebbe. Nyuma ibyihebe bikamurekura ajyanwa mu bitaro bya Mulago ani muri Kampala. Ubwo ingabo za Isiraheli zatabaraga abandi, we yari ari mu bitaro yarimo ahabwa ubuvuzi. Nyuma y'uko ingabo za Uganda zinaniwe gukoma mu nkokora ingabo za Isiraheli, byarakaje cyane Idi Amin Dada wahise utanga amabwiriza ku basirikare ba Uganda yo kunyuza mu ryo ya Dora Broch. Nabo ntibazuyaza baramwitana. Uretse umukecuru, nyuma y'igitero Idi Amin Dada yatanze itegeko yo kwirera mu magana y'abanyakenya babaga muri Uganda bakabihimuraho, ndetse harimo no kubica.
Ibi byatewe nuko hari amakuru yemezaga ko Kenya yafashije Israel muri kiriya gitero. Mu minota 90 gusa ingabo za Israel zabashije kugera ku ntego mu buryo busa n'ubwo muri za filime za Hollywood. Benshi munazizi kuko mukunda kuzireba. Ingabo z'Ubugande icyo gihe zafashwe ku kanuni za IDF zikubitirwa hareba inzega biratinda. Ivumbi ryari ryose ku kibuga cy'indege cya Entebbe kuko ibyahabereye ntibyari iby'u Rwanda, habaye isibaniro karahava. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Wifuza kugira byinshi umenya, watanga igitekerezo cyawe muri comment. Bityo tukazagushakira ayo mateka igihe kizaza. Ngiye muzajya mubana, nitwa Munezero Emmanuel. Tuzasubira ubutaha inshallah.